tubahe ikaze mu gice cya mbere twise Youth Talk, ikiganiro cyo ni 7 Vibes n'ubundi. Iki gice cya mbere rero tuba tuganira n'urubyiruko rutandukanye ariko rufite aho rwikuye, rufite naho rugeze. It's all about kwihangira imirimo, tukaganira n'urubyiruko rwese birundi rubyiruko. Uyu munsi twasuye Lion, reka tumuhereze ikaze mu kiganiro 7 Vibes. Murakoze cyane. It's your boy Fred Lion in the building. Yeah. You're welcome. This is Lion Store. Yeah. So Lion Store habamo iki? Asundi Lion we ni muntu ki? Lion Store ni iduka ricuruza urban style na casual style. Cyane cyane urebye dufite ibintu by'aba youth. Yes. Youth ni kuvuga guhera mu myaka wenda tuvuge 20 kugera muri 30 umuntu abakiri youth. Tugarutse noneho kuri wowe ku giti cyawe, Lion ni muntu ki? Ese aracyari umusore cyangwa bimeze biti? Okay. Lion aracyari umusore. I'm not yet married. Ariko maybe I hope soon. Okay. Yeah. I'm still young though. I just have to focus on my life. The mother focusing on ubuzima bwanjye, the mother building a business. Ntago ari igihe kinini gitangiye kandi nigaga hanze. So I'm trying to kumenyera and get in the system, build my business properly. That will come next. Yeah, urubyiruko rwinshi rutekereza ko kwihangira imirimo cyangwa se being an entrepreneur, rutekereza ko hari ukuntu bisaba imyaka myinshi. So wowe bitekereza gute? Oh yeah, ntago bisaba imyaka, bisaba ubushake. Yeah, as long as muri wowe wumva ko ushaka kuba your own boss, your own supplier cyangwa wowe wihagije ukabasha kumva yuko you can make something by your own, utagiye kubufasha bwa runaka cyangwa ukorera runaka. You can be an entrepreneur no matter how old you are, no matter how much you have. Yeah, n'ubushake na feelings zo kuvuga ati I'm ready to do this by my own. Yeah. Ariko ikibazo cyuko nko mu Rwanda bona abasaza nibo bari muri entrepreneurship cyane, nibo bafite ba owner za businesses nyinshi hano mu Rwanda. Ubona ari impamvu? Bada impamvu cyane nuko kumva a complex abajene bagira no kumva ngo baracyafite time kandi buriya there's no time, you know. You don't have to act like you have a lot of time. Impamvu abasaza tubona muri business nuko akenshi usanga bo baragize uwo mwanya wo gutryinga, bakabikora imyaka n'imyaka bakabigeraho naho tukabona babishasha. Ariko buriya babishaka nabo ntago bari kubabona mara abasaza, bari kubabonamo kuva bakiri young. Iyo bafata iyo decision yo kuvuga ati we can do it at this age, pana gutegereza kugira imyaka runaka kugira ngo ukore ikintu runaka. Kuko I think byose biva mu mutwe and n'ubushake na discipline. It's not about age. Yeah, no, it's not about age. So kuri wowe being an entrepreneur bivuze iki? Being an entrepreneur to me it's being an entrepreneur is making money, brother. Being an entrepreneur it's making profit. Yeah. What do you mean by making profit? It's cyo gukora cyose. Maybe like for me nka domaine ndimo y'imyenda, I have my ways of growing it. No kuvuga ngo ndagerageza nkazana product ku isoko zicakishwa, zikunzwe, aba client banjye bakaba satisfied. Nangiye ya profit mba bakeneyemo nkayibona kugira ngo business yanjye ikomeze nyi maintaining and growing. So I call that entrepreneurship. So nko kugira ngo mu rwego kugira ngo turandure iyi habit hari byo kuba urubyiruko rwumva rutaba entrepreneurs, ubona ari nk'imyaka ingahe wowe utekereza ko ari nk'imyaka ingahe watangira business, waba uri ready gutangira business? Kanye natangiye business mfite I think 14 years old. Kumva 14 umuntu abakiri mutoya. So you can start from something small. You can go example abenshi bazi ko you have to do this thing after school. No. Nicyo mpamvu gituma abantu benshi usanga baratinze kuba entrepreneurs cyangwa aba businessmen. Baba barabanje kuvuga ati let me first study, let me first do this. No, you can study and do entrepreneurship. Je bidusobanurire sasa bitubwire. By the time I was 14, I can go a short story about myself. I think I was starting secondary, I think. Yeah, I was a senior too. I couldn't ask for pocket money from my parents. I wanted to stand by my own. I wanted to be this guy ukeneye ikintu runaka, do not keep asking or begging. Ndavuga ati niyo nakora small business, which business can I do at school?
kuko umwanya mwinshi nawumaraga ku ishuri avuga ariko I can do business at school while studying and still get that pocket money nashakaga. To me niyo ari target yanjye, ariko I was starting the entrepreneurship. I was starting business which is entrepreneurship. So nabashaga kubanza nagenda hanze nkagura like stuffs for the canteen, nkavuga umuntu wa muri canteen amubwira it's not about me, it's about everybody. Hari products nashakaga batagira muri canteen, nkabasha najye kuzizana hanze kuri market nkazishiraho nkabona yo profit yanjye. So uri kumva by that age I was dealing with the school already. Ari nabyo mvuga ko muri entrepreneurship cyangwa muri business biba byiza you collaborating n'abantu. The only thing is collaborating n'abantu, you gain, they gain, and you take the risk. Ukumva nk'ubwo nabashaga nta mafaranga nta capital comtel na mfite by that age, ariko even the small money I used to get nabashaga kuvuga ati nimba ari na sweets, tuvuge nka sweets, I go get sweets, such sweets nziko ziri modern nziza ku buryo in business when you're bringing something on the market ugerageza ukazana ikintu gishyashya, ikintu kiri different, ikintu kibura, you solve a problem. Narebye type of sweets tari ziri muri canteen ndazizana. That was already a begin, and I was selling sweets like nothing in school. So kuri wowe ubona nta age limit, imyaka nta kintu kinini ivuze ku kijyanye no kwihangira imirimo? Mbona nta kintu bivuze kuko ugendeye ku myaka it's too bit too late. The earlier the better. Iyo ufite yose sinakudekuraja to anybody, ariko to the youth. This kini kiganiro cy'aba youth, we are talking to the youth. So the youth naza encourage zo gukora at their age. As long as you are above 10 years, you can think, you can do the calculation, ushobora guteranya rimwe kongera rimwe ukamenya ko ari kabiri, you know what I mean? Ukabasha kuvuga ati ningura iki aya ndakigurisha ya ngarura aya niyo profit aya ngaya, after this time ningurisha ibi bingana gutya bizaba ya nzashora kunguka ya. That's all about entrepreneurship. It's nothing more than that. Ikindi ugomba gukora no kuvuga ngo am I doing the right thing? Great. Monster Records. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh my God. Oh man, I thank you today. Yes, turagarutse rero murabona iyi look noneho mfite akaba ari byose ni Lion Store, akaba ari unyambitse, urabona agapira keza cyane. So noneho reka utubwire nize mbogamizi wahuraga nazo ugitangira business. Ngitangira business nagiye gira imbogamizi z'abantu bakudekuraje kenshi n'inshuti zitari nziza zikubwira business ugiye gukora nta mafaranga hari, business ntago abantu bazazigura, you know, ntihajya habura abantu badekuraje ku kintu cyari cyose ugiye gutangira, ariko abo ngabo ntago they are not made to be yours. Ko nabyita umuntu ukwiye kuba wawe n'umuntu ukwiye kwankuraje. Tukagira n'ikibazo nyine cy'ama capital, you know, business yose gutangira business bisaba amafaranga, kandi utangiye business akenshi nayo ufite. So ugomba kwiyaranja hirya no hino uburyo ureba ko mu bushobozi waba ufite bwawe bwose buke watangira. So ibyo ni ibintu bigenda bigora abantu, ariko ntago biguca intege, ukoresha imbaraga zose ushoboye business ukayitangira. Umubyeyi nakubwiye ko natangiye business ever since young, nkiri muri za high school. You know, usanga umubyeyi akubwira ngo you don't have to do business, you're still young, ugomba kwiga. No, you can study and work and do business. Business ntago zitwara umwanya w'umuntu cyane ku buryo atabona n'umwanya wo kwiga. No, if you are made to do business, you can still do business uri kwiga. So ababyeyi badekuraje nk'ababyeyi abana babo, it's not a good idea.
ngwaye nka story ntoya. Mubyeyi wanjye, I remember long time, I used to ask her for money. Ambwira uracyari umunyeshuri, uracyari umwana, nta mwana utunga amafaranga. Maybe nkibaza impamvu, why not? Kandi ngiye to me amafaranga uburyo nashaka kuyatungamo, it wasn't just for fun, for spend. Yes. Now if they are feeling of doing business, of being my own boss, of being boss, of living that good life, kunzi ko umuntu afite amafaranga, you can buy anything you want. N'umwana muto yarabizi, abizi ko n'umuha igiceri ari bujye kuri botike akagura iyo bombo, akagura icyo kintu maybe akunda cyangwa kimattractor. So ababyeyi bakakwiye kuencourage abana babo gukora business nimba babona koko they want it, is into them. Yeah, kuko ndibuka nk'umubyeyi back then akambwira, you don't have to hustle. You just have to study. I will try and pay this and do this. Nkabona ko ari kuvunika for our family and stuff. So nyuma yaho, the funny thing nuko I did business. And business grew up. It's got succeeding. I thank God. Bishimira Imana. Right now I gave her a gift of a car. I'm telling you. Sure. So, which is something she didn't expect. No, I just had to do it kugira ngo mwereke ko I really needed to do that business. Yeah. So ku kintu cy'ibiyobyabwenge sasa, urubyiruko n'ibiyobyabwenge ni ibintu bimeze gutya, usanga urubyiruko rwinshi rwarishwe n'ibiyobyabwenge. Even nabatangiye business ugasanga zirakurashinze kubera ko bagiye muri business batangiye kubona ubufaranga. So ubibona gute? Mbebana yuko akenshi ibyo biyobyabwenge ni kibiva muri bad company. Bad company ni inshuti mbi. Ndabona business budi bisaba yuko ikora uri careful, ikora uri umuntu ushishoza, uri umuntu ufite good choices. Hari inshuti aba jeune bakunda kugira cyangwa bakunda kwisangamo, ugasanga na aba jeune biharaje kunywa inzoga, biharaje kunywa amatabi, barahari outside there. So if you want to do a business and to be a businessman, ugomba kuba a part of that. Ugomba kumenya yuko if you want to be business, if you want to do business, utari muri ubwo buzima. No kuvuga ngo ibyo bintu by'ubuyobyabwenge by'inzoga n'ibiki ni byo bintu bya mbere abagomba gushyira ku ruhande kugira ngo business is running. Ntago uzajya muri business in the morning warayanywa inzoga, it cannot work. Ntago nzaza hano narayanywa inzoga ngo nkwakire n'umukiriya ngo nkwambike neza uberwe when I'm not sober. So business ikeneye ku coming down, ikeneye kuba focused, ikeneye ko ugira right friends. Inshuti zigutwara mu mayoga, inshuti zikudekuraja, negativity zose ukazirengagiza. Dushaka ko utinyira urubyiruko rudukurikiye kuba rwatangira business zarwo. Urubyiruko rudukurikiye narwankuraje gukora business kuko business iragudufasha. Yadufasha nk'abajene benshi bashaka kubaho neza kurusha uko babayeho. Iyo ukora business uko ugenda succeeding niko nawe ugenda ubaho neza, niko nawe business aba ari nkawe. Ni nkuko umuntu yikoraho agakora sport. Gukora sport cyane, uko watendinga sport cyane niko uba fit kurushaho. Niyo example uko ukora business, uko ukora cyane niko utera imbere, niko utunga amafaranga menshi ukarutaho, ni kubaho neza kurushaho. So urubyiruko rwose rushaka kugendana na vision y'iki gihugu narwankuraje gukora business kuko twese turirukanyira mu kwiga. It's good, yes, tukarangiza tukabona ama degrees, ariko se tuzi turi hano hanze nitungaye. Ariko se urarangiza bakwishiraga minervare, wenda tuvuge wigaga hanze bakwishiraga minervare y'amadolari 1,000-2,000 kuri semester, uraje ubuhize imyaka 4. You know, it's a lot of money. Ababyeyi bamaze gutakazaho. Uraje urashaka gukorera umuntu akazi uzabasha kubona to start up. You can't start up on 500,000 bazagutagiza kumbi 300. It's not even $500. Ubwo siko bya bihumbi bagutanzeho in school uzabigaruza ryari. Biragoye, you know. Ariko you can do business and still make all that money. Hanyuma kubatekereza ko bakora tuzitwa muri office gusa, bo bababwira iki? Abantu batekereza tuzitwa muri office gusa nababwira yuko they are doing the wrong thing. Ngiye ntago ndi kumwe nabo kuko they can be their own bosses. Kuko kujya muri office ni kwa kujya gusaba akazi, ni kwa kujya gukorera umuntu. Okay, nimba ari biro yawe, ari office yawe yo gukoreramo gutangira company, it's very good, it's same as business. Ariko kumva yuko ugiye gukorera umuntu, it's not the right choice. The right choice ni ukurwana
na bya bike ufite na bwa bushobozi ufite buke ku buryo wa starting ikintu gifatika and then kikaza growing ukaba someone bigger aho kugira ngo ahubwo ugende usaba ako kazi maybe you can make the office and give them the job. Urubyiruko rwinshi rwitwaza icyo bise capital cyangwa se igishoro. So kuba rufite ibibazo by'igishoro hari inama wenda bitewe nuko babyitwayemo hari inama ruha ibishoro undi gishoro cya mbere brother mu buzima if you are alive ufite igishoro if you are alive you can start up anything new. No kuvuga ngo ugomba gukureba hirya no hino opportunities ufite. Let's say ugiye gutangira business igusaba miliyoni. Urareba ukavuga se muri iyi miliyoni nabasha kubona mangahe. Ni wowe uzi your life. Ugomba kwideploy muri your life yawe ubamo ya buri munsi. Ukavuga se muri iyi miliyoni mbona nabona 100,000. None ibyo 100,000 ni gute nazabigira ya miliyoni kugira ngo ntangire this business. Icyambere ni ukugira target. Right? Y'amafaranga ukeneye. Hari abantu bishyiramo gusa ngo I don't have capital. You don't have capital, you don't even know how much you need. Rabizi ni ikibazo kiri hano hanze. Icyambere ni ukumenya ngo urashikeneye angahe. And then wamara kumenya icyo ukeneye ukamenya ske nshoboye iki. Muri iki nkeneye mfite iki. You understand? You maze kumenya icyo ushoboye n'icyo ufite. Trust me, you can work it out. Get to it. Okay. So ababyeyi watubwiye ko hari igihe babera imbogamizi kuba ku rubyiruko cyangwa se ku bana kugira ngo babe batangira business zabo. Nihe message wagenera ababyeyi badukurikiye kano kanya? Ababyeyi message ya mbere nabaha nuko nababwira yuko abana barabari bo kubera ababyeyi babo. So no kuvuga ngo ngende undi we bitewe n'uwandeze n'umubyeyi wanjye. So umubyeyi wari wese wifuza ko umwana we azaba ikintu kinini mu minsi iri imbere agomba kumuforomera muri ubwo bwana bwe. You understand? Agomba kumusupportinga duhereye ku kintu akunda. No kuvuga ngo business, we are talking about business. Business akenshi kugira ngo ibe successful cyangwa ibe succeeding nuko bisaba yuko ukora ikintu ukunda. Kandi ikintu ukunda ntago ari ikintu wiga one day ubyukana umunsi umwe. Ni ikintu akenshi ubaribonyemo kuvukira umujene. Ari kumva nuvuga ngo uri umubyeyi nimba yabonye umwana we ko ari icyo ashoboye, nimba ari gukina umupira se, nimba ari ICT ibintu by'amamashini, nimba ari iyo myenda yambara neza kundi imyenda, nimba ari different type of business ziri hano hanze, wenda nimba ari nizo uwo mubyeyi akoramo, inama namugira nuko ahubwo nuko musupportinga. Nuko utamudekuraje akavuga se nk'umubyeyi nkanjye ni iki nafasha umwana wanjye bitewe n'ibyifuzo afite, n'ubuhe bushobozi mfite namufasha. Urakoze cyane. Reka noneho tujye muri domaine n'ikigano cyacu sasa tujye kuvibinga. Reka twinjire somehow personal life yawe gatoya. Ubundi Freddy ni umwana wa kangahe se afite ababyeyi bose ku bantu bashaka kumenya urazwi cyane hano hanze ahantu bavuga okay ese ubundi hari tubazo bagenda bibaza abantu runaka. So ndagira ngo tumara amatsiko. Fred Lion, I'm young. I'm born alone. Ubuse nyine. Mbana n'umubyeyi wanjye, my mom. I'm a young entrepreneur, young millionaire. Okay, good. So iyo ugiye nko muri restaurant iki kintu wumva ushaka kurya cyangwa nibihe biryo ukunda? Muri restaurant. Okay, mbere nakundaga ibintu by'ama cheese and stuff. Ariko ngubu it's too much. Sinzi ubungubu sinakubwira ngo I have this type, ariko mbere ndibuka yuko nakundaga ibintu by'ama cheese. Ubungubu ndi kujya muri restaurant nkirya ibintu by'imboga ndimo ndareba ku runagabanya ibiro and stuff. So I'm not doing my test anymore. Ariko ubungubu I'm too vegetables, I'm too into rice, I'm into potatoes. Nago ndi mu bintu by'amavuta by'ama cheese cyane n'amasukari narabigabanyije because I'm working out. So Freddy bundi afite ibiro bingana gute, arishya gute? Afite ibiro 86. Urebure warakoze ariko ndimo ndaba muremure hagati wenda yahe cyakora ni hagati ya 1.8 to 1.9. Okay.
Okay, great. Hanyuma watubwira urifuza kuzagira ejo hazaza hameze gute wowe? Ejo hazaza ndifuza kugrowinga business yanjye ikaba maybe worldwide. Line store ikaba yabasha kugera mu bihugu bitandukanye cyane cyane by'abaturanyi. Ndahera hano hafi nka Kampala, Uganda. Nkafungura branch inshuti zacu z'abantu abarundi n'abavandimwe. Naho numva ari ikintu hakeneye line store. Ko line store it's all about urban style, it's all about changing styles of people. Ukagerageza ukabazana ibintu bishyashya bitaragera ku isoko. So ibintu bishyashya na style za nyishyashya ndashaka kuzigera ahantu henshi hatandukanye. So I want my company to grow worldwide. Nkazajya nambuka muri America nkasanga online store, nkajya mu Burayi nkasanga online store, nkajya muri Australia nkasanga online store. I'm looking for that in 5 years forward. Okay. So reka turimo kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu. Fata no micro. So ndagira ngo ugire inama urubyiruko, urubyiruko muhaguruke mukore mwivane mu bushomeri, kuba nta capital mu bugenze gutya na gutya. So muhaguruke mukore tu. Urubyiruko tugomba gutinyuka tugakora, tukizera, tukamenya yuko tubishoboye, however imyaka dufite ari yose, uburebure bitewe n'ibiro, I don't know, ntihazagira ikintu kigugira complex niba ufite ubumuga. It's not muri business, nta hantu bihurira na personality y'umuntu. Cyambere no gutekereza straight, ukaguma muri focused. Nkanjye ku giti cyanjye business yanjye mu bintu byamfashe kugira ngo ntembere imbere nuko I used to think straight, nkaguma ni focused kandi ngakoresha positive vibes. Positive vibes no guhora uri kwemezanya n'ibintu byizima. No kuvuga ngo ntago wakora business uri muri drugs. That's not positive vibes. Ntago wakora business uri into thug, uri kwiba abantu, that's not positive vibe. And they should believe in God. Whatever they are doing in business, you have to believe in God, because arabigera muri business bikangombwa yuko dukenera n'Imana, So if you want to succeed in business and in life, you have to stay focused. You have to work hard. And don't look at your personality and believe in God. Okay, great. So, okay, yes. Ndagira ngo noneho tubwire ku kintu cyo kumenyekanisha ibyo ukora. So abagushaka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba na contact zawe, bakubona gute? Abanshaka ku bijyanye na telefone, murabikishaho telefone z'akazi. Kuri Instagram nkoresha username ya Fred Lion, ya personal account. Account ya store yanjye yitwa Lion Store Rwanda. Yes, and location ya shop iri muri town, Chic Building, Chic munsi ya Tedemir. Indi munsi ya Tedemir iri no ku ruhande rwa downtown muri gare, yitwa Chic Building muri basement 2, kabiri hasi, muryango 58. Shop 58. So mumugane aba hairstyle nziza zitandukanye cyane ase bundi kwera iki ugira style z'abagabo gusa? No, ni inkweto z'abakobwa zirimo n'amasakoshi, ariko to men style cyane kuko naje gusanga ariho hantu hakenewe, kuko nabwiye ko yari business ugomba gukora business uzanye ikintu gishyashya, urimo solving ikibazo kiri ahantu runaka. So naraje muri no location nsanga amaduka y'abagabo ni makeya, na yarahari nsanga adafite style ziri on point zijyanye n'umwaka turimo n'ibihe tugezemo. So I focused on men right now so much ko nabonaga aribo bakeneye that type of help right now. That was part 1 of 7 Vibes. Reka tubashimire tubabwira ngo turagaruka mukanya. Hey guys, it's your boy Fred Lion muri kiri kiganiro 7 Vibe gikorwa na Godson hamwe na Radus kuri TV7. Don't miss.